N'umukino wahuzaga ekipe ya APR FC ndetse na ekipe ya Rayon Sport, dore yuko bayita derby y'urw'imisozi igihumbi, ukaba urangiye ku bitego bitatu bya ekipe ya APR FC ku busa bwa ekipe ya Rayon Sport. Mbere y'umukino ngira ngo byari byatangajwe yuko iyi ekipe ya APR FC yagiye ivuga yuko iri buze gutsinda ekipe ya Rayon Sport, ariko Rayon Sport nayo ikavuga ati natwe duhagaze neza, dore yuko tumaze iminsi idutsinda, uyu munsi itugomba kubatsinda. APR ikavuga ati ntago mudutsinda kuko nta nubwo muradutsindira muri cyangwa se muri stade Amahoro, ati match n'uyu munsi ni yacu. Ariko nyuma y'ayo magambo yose ntago byabujije cyangwa se ntago cyabujije impara gucuranga bwangaha. Impara ndavuga ntago cyabujije APR FC kuba yatsinda Rayon Sport. Igitego cya mbere cya Sekiganda, cya kabiri cya Togwe, ndetse igitego cya gatatu cy'agasuzuguro cya Amamadusi ku munota cyangwa se ku isegonda rya nyuma. Ahangaha abafana ba Rayon Sport bakomeje kugenda bashinza umunyezamu Pavard Nzira, dore yuko batagiye kuvuga bati n'ubundi Pavard Nzira ni umukinnyi wa APR FC ariko ufite icyicaro muri Rayon Sport. Ayo ngayo ni amagambo ari kugenda avugwa n'abafana. Abandi nabo bakavuga bati Pavard Nzira ntabwo dushobora kuba twahuye na ekipe ya APR FC ngo ducyure umukino, dore yuko ibitego byinshi byagiye bigaragara Pavard yagiye abigiramo uruhare. Rero bikomeje kugenda biba ibintu bigorana cyane, dore yuko ekipe ya Rayon Sport byamaje kuba inkoro kuba yatsinda ekipe ya APR FC. Imyaka ibaye myinshi, dore yuko ubu ngubu abantu benshi bajyaga bavuga bati ubundi iyo bavuga match ya APR na Rayon Sport byari maze iminsi binganya ubusa ku busa, ariko kuri uyu munsi abenshi bari basabye bati mutubabarire nyamureka ibitego biboneke, mutubabarire nyamureka habashe kubonekamo ibitego. Rero ni ekipe ya APR FC yari ifite amanota 8 ndetse ubu ngubu ikaba yamaze kugeza amanota 11, aho ikipe ya Rayon Sport yo ikomeje kugira amanota 13 ndetse ikaba ari nayo iyoboye urutonde rwa shampiyona, aho irusha ekipe ya APR FC amanota 2 gusa. Abafana ba Rayon Sport bakomeje kubabara, dore ko nk'umufana witwa Marayika we bamubashije bati ni gute ubonye ino match, cyangwa se ati ni gute wakiriye ino match, kugira ngo asubize icyo akoze n'ukurira ndetse amarira amuzenga mu maso, gusubiza biramunanira. Ngira ngo imyaka ibaye myinshi ekipe ya APR FC itsinda ekipe ya Rayon Sport, kandi ku kigero cyangwa se ku buryo bugaragara, ndetse ikayitsinda yayirushije. Abafana bamurira bati nta muntu cyangwa se na rutahizamu dufite, abandi nabo bati uretse na rutahizamu nta wa hagati cyangwa se nta nimero 6 na nimero 8 Rayon Sport ifite. Ushaka kuba udukurikiye uri umufana wa Rayon Sport, ese ubona kuba iyi match ekipe ya Murera yitakaje byapfiriye he? Ese byapfiriye kurinde? Hari agateme bakunda gukoresha abanyamupira bati noneho tubyegeke kurinde. Ese murabona ekipe ya Murera arinde umuntu iza kubyegekaho? Abafana ba Rayon Sport bakomeje kuvuga bati ntago dushaka umunyezamu Pavard Nzira, dushaka umunyezamu Mugisha, n'ubundi kuva yasinyira ekipe ya Murera ntago arakina na match nimwe, nyamara Mugisha ni umuzamu umwiza. Abandi bati Pavard rwose ni umugambanyi. Ese koko wowe dukurikira umunsi ku munsi weho mufana wa Murera, kuko Pavard mufata nk'umugambanyi cyangwa ni bya bindi bya match iba yashatse kuba gutyo? Ko buriya muri football mu gutsinda no gutsindwa. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu Wadi, mu gace twita Tahatibu Update, aho tuba tukugezaho amakuru abagiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Tahatibu TV. Njyewe nitwa Eni Yusufu, dore muri comment.